Yes my guys again, ngo byifashe bite, ngo bimeze bite aho muri Kigali ndetse n'ahandi hose hatandukanye mu nce zigize iyi si yacu. Reka nongere mbasuze cyane. Uyu mwanya nongeye gukana namwe ikintu tugiye kurebana, tugiye kurebana uburyo ki wabasha kuba wakuramo password muri telefone yari yose utazi password yayo kandi bitagusabye kuyiforomata mu buryo bworoshye kandi bworoshye cyane. Guforomata telefone akeshi na keshi foromata telefone yawe ukabasha ko wagira ibintu homba, amafoto wari ufitemo ukayahomba, message wari ufitemo ndari nazo zatumye ndashaka kuyifungura ukazihomba, byose ukabasha kuba wabihomba. Uyu mwangiye kubibereka bitagusabye guforomata telefone, bitagusabye ikindi kintu na kimwe, gusa gukora kuri telefone gusa, ubundi ukabasha kuba wakuramo password utayiforomata utayangije. Ubundi gihe telefone yanjye password nkunze gukoreshamo ni iyi ngiyi. Ubundi iyi password, iyi telefone yanjye password nifitemo ni iyi ngiyi. Password ndimo gukoresha ni ngiyi. Ariko noneho ngiye kwigira nkaho nayibagiwe. Iyi niyo password ndimo gukoresha ngira ngo murabibona. Ariko noneho ngiye kwigira nkaho nayibagiwe, ubundi nyifungure ntakoresheje iyi password kandi na foromata telefone yanjye. Ndabigenza gute? Biroroshye cyane kandi biroroshye. Icyo nagusaba nuko nakubwira gusa ngo mbere yuko dutangira, please kora subscribe ubundi tugendane byose byamaze gusozwa. Ikintu ndibuze gukora ngiyewe ndaza kubigenza gutya, ndandikamo iyi password. Gusa wenda ntago bivuze ngo nawe wakoresha iyi ngiyi, wenda ufite gukoresha indi yose ushaka, ariko ngiye gukoresha iyi ngiyi. Ubwo ndandikamo iyi password, nindangiza ngumizeho urutoki kugeza igihe telefone yizimiriza. Ndagumizaho urutoki gutya ndufatireho mpaka telefone yanjye yijimije. Ndagumizaho urutoki ndufatireho mpaka telefone yizimije. Ikimara kwizimya ndongera fungure telefone nongere mbikore nka kuriya nanone ku nsho yindi. Ndongera mbikore gutya mpaka nanone nihite nkura urutoki. Ikimara gukura urutoki ikintu ngiye guhita nkora, ndeta mfata telefone nyikorere restart. Restart ni urakana nyine hano kuri aka kabuto kugira ngo ifungue tukana hano kuri restart nyine kugira ngo use nk'uyistartinga nyine uyitangire bundi bushya. Ikintu turi buze gukora nyine urabigenza kuri inshuro ebyiri. Ukimara kubigenza gutya inshuro ebyiri urakora restart ya telefone yawe, urongera kuyifungura password yabaye iriya twashyizemo. Ubwo ngubwo yenda ntabwo wowe bivuze ngo urakoresha iriya, urakoresha indi password yose ushaka, gusa ngiye iyi password niyo nahisemo gukoresha. Ubwo ku ruhande rwawe ntabwo nzi uri buze guhitamo gukoresha, norangiza nyine utegereze telefone kugira ngo yifungure. Gusa please tukirimo tugendana, please nakubwira ngo kora subscribe, ntugende udakoze subscribe. Nubwo waba utakunze video cyangwa se video nta kirimo kugufasha nda ku ruhande rwawe, ariko please niba wafunguye video ukagejeje kuri uyu munota, kora subscribe, ni impano ikomeye cyane kuri ngiyewe. Ubwo ngubwo turategereza telefone yacu ifunguke, iraza gufunguka password yaba yayindi. Ikimara gufunguka twongera twandikemo ya password twanditsemo. Ubwo ndandikamo gutya ya password yari yingiye. Ubwo ngubwo urabona ko password yavuyemo, password yahise ihinduka yayindi, kandi password yanjye ya mbere ngira ngo mwari mwayibonye. So guys, kora subscribe ndetse ukore na like na share. Turi kumwe ku bintu byose bikeneye kandi by'ingenzi. Sawa mukomeze kugira ibihe byiza.